Icyumweru cyiza abakristo bavandimwe ni icya gatanu cyo mu gihe cy'Igisibo, ni nacyo cya nyuma mu by'ukuri kuko mu cyumweru gitaha nyine kizaba ari icyumweru cya mashami kitwinjiza mu cyumweru gitagatifu tugana ku munsi mukuru wa Pasika. Ntabwo rero bitangaje ko amasomo tuzirikana uno munsi ari amasomo atwereka ikiguzi Kristo yatanze kugira ngo ashobore kuduhuriza mu bumwe, ari akaba ari nako abwira n'abamukunda ko niba biyemeje gukurikira Kristo koko hari ikiguzi bagomba gutanga kugira ngo bahurize abo bashinzwe mu bumwe, gishobora no kugira ubwo amaraso ashobora kumeneka ariko akameneka bo batamenye ay'umuntu n'umwe. Amasomo dufite ryame mu bitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 31:4, aho umuhanuzi agira ati igihe kiregereje, ngo n'uhoraho bivuga, maze nzagirane isezerano rishya n'umuryango wa Israheli n'uwa Yuda, rizaba ritandukanye n'iryo nagiranye n'abasekuruza babo igihe nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri. Bo bishe isezerano ryanjye, uwo n'uhoraho bivuze, ariko njye nakomeje kubabera umutegetsi. Rero iryo sezerano nzagirana n'umuryango wa Israheli nyuma y'iyo minsi, uwo n'uhoraho bivuze, amategeko yanjye nzayabacengezamo nyabandike ku mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo Menya Uhoraho, kuko bose bazaba banzi uhereye ku muto kugera ku mukuru, uwo n'uhoraho n'ubundi ubivuze. Nkababarira ubugome bwabo, sinongeye no kwibuka icyaha cyabo ukundi. Iryo ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Isomo rya kabiri barandikiye Abahebureyi, umutwe wa 5 kandi kugeza ku 9. Bavandimwe, igihe cy'imibereho ye yo ku isi, Kristo niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura washoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Nubwo yari mwana bwose, ibyo yabaye byamwigishije kumvira, maze aho amariye kuzuka, amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubutungurwe bw'iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Ivanjiri y'iki cyumweru ni ivanjiri ya Yohana 12, 33, aho Yezu atubwira mu by'ukuri ko igihe cye cyageze, mu by'ukuri arabyeruye. Muri icyo gihe mu bari baje gusengera Yerusalemu ku munsi mukuru harimo n'Abagereki. Begera Filipo wari w'i Betsayida mu Galileya, baramwinginga bati, nyakubahwa, turashaka kubona Yezu. Filipo nawe ajya kubibwira Andereya na Filipo bajya kubibwira Yezu. Yezu arabasubiza avuga ati, koko igihe kirageze cyo kugira ngo umwana w'umuntu akuzwe. Ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, nayo iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi nawe ari aho umugaragu wanjye azaba. Byongeye, ungaragira data azamwubahiriza. Ubu ariko umutima wanjye urahagaze, mvuge ngo ikisi, dawe iyi saha uyinkize. Nyamara nze ko aricyo cyanzanye, kubera kugeza kuri iyi saha. Dawe ihesha ikuzo. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti, nihesheje ikuzo, kandi nzakomeza kuryihesha. Abantu bari bahagaze aho kandi bari bumvise baravuga bati, ni inkuru ikubise. Abandi nabo bati, ni umumarayika umuvugishije. Yezu arabasubiza ati, iryo jwi si jye rivugiye, ahubwo ni mwebwe. Ubu igihe cyo gucira isi urubanza kirageze. Ubu umutware w'iyi si
agiye gusukwa hanze, nanjye nimara koherezwa hejuru y'isi nzareshya bose mbiyegereze. Ibyo yabivuze yerekana urupfu yari agiye kuzapfa. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu, aragasingizwa Kristo. Ikiguzi rero, Yezu ageze igihe cyo kuva muri iyi si, agiye kwira Pasika ye ya nyuma i Yeruzalemu. Noneho muri icyo gihe n'abanyamahanga batangira kubaririza batakamba ati turashaka kubona Yezu. Baba bari Abagereki, bikumvikana ko ntabwo ari Abayahudi bari batuye mu Bugereki, abitwa na diaspora, ahubwo bari Abagereki kavukire. Icyakora wenda bakundaga iyobokamana rya Kiyahudi, noneho bakaza i Yeruzalemu mu minsi mikuru nk'iyi, bazanywe no gusenga nk'abantu bitaga ngo ni abubaha Imana, niko babitaga. Babaga ari abanyamahanga bakemera kwinjira mu muco wa Kiyahudi, noneho bakabikunda bagasengana nabo. Abubahaga Imana ariko hari abantu batashobora kurenga, bagomba kwinjira mu ngoro y'Imana, ko ni henshi. Mu by'ukuri basanga nk'abagarukira ku rubuga hanze. Aho ngaho rero niho bavuze bati turashaka kubona Yezu. No kuvuga ngo twumvise ko hari undi aho bukera uzatwemera kwinjira nk'abandi bose uko binjira mu ngoro y'Imana. Ngo begera Filipo rero, mwumvise ko yakomokaga hamwe bitanguriye mu Galilaya y'abanyamahanga, la Galilée des Gentils, Galilaya y'abanyamahanga, bivuga ngo hari mu gace nyine ko muri Galilaya hegereye ibihugu by'amahanga, hatuye abantu baturutse mu nce nyinshi zinyuranye, bavuga Ikigereki cyiza kuko niho rwa rurimi rwari kuri icyo gihe. Niho rero na Filipo yakomokaga, ni izina rye nicyo bisobanura. Izina rye Filipo ni Filipo, ni umukunzi w'amafarasi, umukunzi w'amafarasi. Begera mu Kigereki, begera rero Filipo nyine umukunzi w'amafarasi, kuko bumvaga avuga ururimi nk'urwabo. Noneho bajya kubaza turashaka kubona Yezu. Babimubaza nyine mu Kigereki. Filipo ariko ntiyihuta cyane ngo ajye kubwira Yezu ko hari abamushaka, aca ku muvandimwe wundi, aca kuri Andereya. Andereya nabyo ni izina risobanura umugabo, nacyo ni Ikigereki. Ni ukuvuga ngo bombi mu bigishwa ba Yezu bari bafite amazina y'Ikigereki, ariko ntibigarukira aho. Andereya bari muri ba bigishwa ba mbere, muri abandi bane ba mbere bakurikiye Yezu, Andereya yari arimo. Filipo yaragenda abwira Andereya ati hano hari abantu bashaka kubona Yezu. Bajyaho kubibwira Yezu, ntabwo tuzi kuko ntibivuga muri iyi vanjiri, ese Yezu yarabakiriye, ese Yezu ntiyabakiriye, ese icyo tubona gusa nuko Yezu aho kuvuga ngo nimubazane tuganire, ahise avuga ngo ndabibonye, igihe cyanjye cyageze. Cya gihe yavuze guhera mu ntangiriro, n'igihe abwira nyina Bikira Mariya ati Igihe ntiyari cyagera, urashaka ko muri gitangaza gute igihe kitari cyagera? Cya gihe cyose bashaka kumufata ngo bamugire nabi, byari bikiri mu Bayahudi gusa, akababwira ati igihe ntiyari cyagera. None cyamuzanye ni ikihe? Ni ugukora ku buryo isi yose imenya ko hariho Imana imwe, akaba n'umugenga wa byose. Ubwo bwari ubutumwa bw'umuryango wa Israheli. Ubutumwa bw'umuryango wa Israheli, ubwo butumwa aho kugira ngo buhindure ubutumwa bwabo munsi hose, ahubwo batekereza ko Imana ari iyabo, umwihariko wacu, abandi bakaba ari iburamana cyangwa bakaba bafite ibigirwamana. Imana ni iyacu twenyine. Rihinduka rero idini ryo kwigunga, idini ryo kwikubira, idini ryo kwironda, idini ryuzuyemo za bariyeri zitagira ingano, uko maze kwivuga mu kanya, ku buryo bitari byoroshye kugira ngo uvuge ngo iyi Mana ni iya bose. Dore ko banarwanaga bumva ko Imana yabo iri kubarwanirira, ikaba iri kurwanya abandi. Muri urwo ko idini rimeze rityo, ntabwo byashobora korohana mba kugira ngo izo bariyeri zihirike, zaba iz'amoko, zaba iz'igihugu, zaba n'iz'ibindi byose. Ntabwo byari byoroshye guhita izo bariyeri, kuko nyine uko byumvikana buri wese yakururaga atwara, navuga nti
mu karyango ke muri iki kintu cya kiyahudi nyine. Yezu rero yahise abona ko ubwo n'abanyamahanga batari n'abayahudi bimukiye muri abo mahanga batangiye kubaza ngo turashaka kubona Yezu, kuvuga ngo igihe cyane cyageze, noneho ubu ngubu rero ni ugutangira kwitegura ko hari isezerano rya data rigomba kuzuzwa, ubu ngubu ngiye kuzuza iryo sezerano. Niryo rero tugiye kureba aha ngaha. Baratubwira mu isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ko hari hariho isezerano Imana yagiranye n'Imana igihe bakura mu gihugu cyo mu Misiri, bakagirana n'Imana n'umugaragu wayo Musa ku musozi wa Sinayi. Iryo sezerano ryari amategeko yanditse ku mabuye bagomba kubahiriza. Ayo mategeko akaba asa nk'ayagenga ibihugu byose n'amahanga yose n'imitima yacu, kuko amategeko y'Imana yanditse muri kamere muntu aho ari hose. Ariko iryo sezerano ryatumye kwikuza kurushaho kwiyongera no kwigunga mu kadini kabo. Ni Imana yacu yaduhaye amasezerano yacu, nuvuga ngo ni ibyacu. Ntibanayabamo baganisha ukuri, nabo ntibanayabamo mu by'ukuri byo kwibamo, ahubwo ugasanga ubuzima bwabo busa nk'ubugenda bugaragaza ikitari mu mutima wabo, kandi Imana yabahamagariye kubaho ku bundi buryo. Igikurikiro rero murakibona nuko Yezu aravuga ati ya magambo Imana yabwiye umuhanuzi Yeremiya ngo ngiye kujyana isezerano rishya n'umuryango wanjye, igihe cyawo cyageze. Iryo sezerano ritanditse ku mabuye, iryo sezerano ryanditse ku mitima, kandi ngo ku mitima y'abantu bose, ngo iryo sezerano rikazaba rishingiye ku rukundo, rikazaba rizanasaba ko amena amaraso ye kugira ngo abandi bantu bashobore kwinjira muri iryo sezerano. Iryo sezerano rero Yezu arabibona, arabona ko igihe ko cyageze rwose cyo kuryinjiramo. Ni nayo mpamvu agira atya akabwira abo banyamahanga ati noneho ndabibonye, igihe cyageze kugira ngo ninjire ndangize wa mugambi wa data wo guhuza abantu. Ariko hari ikiguzi bigomba. Ikiguzi bigomba ni iki? Ni uko ngomba kubanza kwererezwa hejuru kugira ngo bose mbiyegereze. Kubanza kwererezwa hejuru ariko ubwo nyine gupfira ku musaraba. Ariko hanatwibutsa ko n'abagiye bahuza umuryango w'Imana kenshi bagombaga nyine kwererezwa hejuru. Urabona Musa ajya mu musozi, Eliya ajya mu musozi, bose bakererwa hejuru kugira ngo bashobore kurebera hejuru, babone ko rya sezerano ritagomba kugarukira kuri bo bonyine. Yezu yerejwe hejuru rero ari kuvuga ati nimara kwerezwa hejuru, amaboko yanjye nzahobera bose mbiyegereze. Niyo cya kiguzi rero. Ikiguzi ni uko agomba kubanza kumena amaraso ye. Ikiguzi ni uko agiye guca mu mubabaro. Iyi vanjiri dusoma uyu munsi niyo ivuga ku buryo bwa Yohani mutagatifu, k'agahinda, amaganya, ukubabara, ugusamba bya Yezu. Kuko mu ivanjiri ya Yohani ntabwo batubwira Yezu ajya mu murima w'imizeti, ajya gusenga n'ibigishwa kanaka, ntabwo batubwira Yezu abira amaraso nakora ibyuya by'amaraso, ntabwo batubwira Yezu marayika aza kumuba hafi kugira ngo amutabare. Ariko muri iyi vanjiri tumaze gusoma turabyumvise. Yezu aho ari kubibwira avuga ati umutima wanjye urashavuye cyane, kandi ijwi rivugira mu ijuru. Bamwe bati ni marayika, abandi bati ni inkuba, abandi bati iyo bisi ntabwo ari ingeri igenewe, nimwe rigenewe kugira ngo mwumve neza ko ngomba guca muri iyo nzira kugira ngo mbereze hejuru nawe mwese, noneho za bariyeri zose zihirime. Ababibwira ako kanya ntabwo babyumva, ariko we azi neza ko kugira ngo ahuze abantu hari inkuta zigomba guhirima. Izo nkuta zahirimye rero icyo gihe ni zimwe zo mu mugoro ntagatifu Yeruzalemu, hamwe hari nyine ibyo bintu by'inkuta zagendaga zibuza abantu gutambuka, guhura. Bagomba kureba abantu batari kuri si uwacu, uriya ni uwacu, uriya ni umugore, uriya ni umugabo, uriya ni ikimuga,
bikaba ibintu byo guhara mu macakubiri n'ivangura bitashobora gutuma ingoma y'Imana yogera hose. Igihe cyarageze rero, mu isomo rya kabiri turabyumvise, Kristo ngo arataka asenga aboroga kugira ngo iryo sezerano rya se rigerweho ryo guhuza abantu, kuko nicyo cyamuzanye. Bakristo bavandimwe, igisibo ni igihe cyo kureba niba mu mitima yacu nta mipaka irimo itubuza kwegera abandi, nta mipaka irimo itubuza guhura n'abandi. Iyo mipaka iri ukwinshi. Ushobora kuba ari imipaka nyine y'amadini, birashoboka. Ushobora kuba ari imipaka y'imyemerere, birashoboka. Ushobora kuba ari imipaka y'amoko, birashoboka. Ushobora kuba ari imipaka hagati y'abakene n'abakene, birashoboka. Ushobora kuba ari imipaka hagati y'abagabo n'abagore, birashoboka. Ariko ishobora kuba n'imipaka yindi yabaye y'inzangano karande zamaze kwinjira mu mitima, zikabyara inzigo, zigatuma ubona undi nk'atari umuntu nkawe, ugatekereza ko ari inyuma yawe. Iyo mipaka yo kwihirika biragoye cyane kuko isaba ibitambo. Muri iyi si ya rurema, abantu bose bagerageje kurwanya abantu bafashe ukwivangura, ubwironde, amacakubiri nk'uburyo bwo gutegeka isi cyangwa se kuyobora cyangwa kubana kw'abantu, akenshi barangiza amaraso yabo amenetse. Impamvu nta yindi, ni uko biyemeza guhangana n'uburyo bwo gutegeka n'uburyo bwo kubaho bukoresha imbaraga zose kugira ngo amacakubiri ahinduke imitekerereze ya politiki, kugira ngo amacakubiri ahinduke uburyo bwo kubaho no kurama, kugira ngo amacakubiri abe wenda nk'urwitwazo mu mikorere cyangwa iriya. Mu myaka ya vuba, ingero zifatika ni nka Gandhi, uriya wavugaga ati, abwira bariya bose bitwaga abahindi na za Pakistani zirimo, akabwira ati twese turi umwe, mbere y'uko umwongereza agera aha ngaha twarumwe tugumye tubumwe. Muzi ko yarangije ubuzima bwe atsinze, kubera ko yashoboye kugeza ihanga ry'igihugu cye ku bwigenge nta maraso menshi amenetse, akoresheje gusa urukundo ruri mu ivanjiri abakristo tutubahiriza. Nyamara birangiye aza kwicwa nyine namwe muri abo ngabo yarwaniraga ishyaka. Ariko nibura yari amaze kugera ahantu avuga ati, urugamba narwanye ndabona imbuto zawo. Turamuzi Martin Luther King wo muri Amerika, mwavuga ati mfite inzozi z'uko amaherezo abantu bose bazunga ubumwe, bakaba umwe, bagakundana, bakabana. Muzi ko byarangiye bamwishe. Ariko ya magambo yavuga igihe cyarageze, aragenda ashyirwa mu bikorwa. Ingero wazikomeza cyane, njyewe nakongeraho nk'umusore Kizito Mihigo. Ushobora kurenga inzangano z'amoko, kurenga inyungu z'ubukungu ashobora kubona, kurenga inyungu za politiki ashobora kubona, akavuga atoya. Akababaro kose ni akababaro, kandi uwabaye wese agomba kumva, agomba kwibuka, agomba gutekerezwa, agomba gufashwa. Ibyo ngibyo ubivuze ubuhanganye nyine na wa wundi wungukira mu macakubiri, cyangwa wafashe ubwoba bw'amacakubiri nk'uburyo bwo kubaho, ubona barangiza bigenze bite? Amaraso yamenetse. Ariko bose icyo bahuriraho ni kimwe, abo bantu bamaze kwitwa nibwo abantu bavuga bati, ariko dini, uzi ko uriya muntu yari umuhanuzi, uzi ko uriya muntu yari intumwa y'Imana, uzi ko uriya muntu ibyo yavugaga ari byo. Noneho za bariyeri zikikirika, ugatungwa no kubona bari baragoswe n'utwo tuntu tw'amoko, utuntu tw'amacakubiri, utuntu bahiseho, utuntu tw'ubwoba bayobora, kubona bakuyeho bati, ibi ntacyo bizatugezaho, ntacyo bitumariye. Ntihabura abaguma batyo, ariko bari kuvuga ati, nyamara njye simbishoboye. Ariko ibi bintu byari ngombwa kugira ngo haboneke umuntu, aho kugira ngo ashimishwe n'uko amaraso y'abandi ameneka, ahubwo ayo akameneka kugira ngo abasigaye bazahurize hamwe. Abo ngabo bose maze kuvuga bagiye bagira ikirenge mu cya Yezu, kuko Yezu naho birenze ubumwe bwo kwiyunga bwo muri iyi si, ahubwo birazamuka bikagera no ku bumwe butuganisha mu ngoma y'ijuru. Bwa bumwe buduhuza nk'abana b'Imana, buduhuza nk'abavandimwe, buduhuriza muri kiliziya imwe, bukaduhuriza mu mugabane umwe, ari ukuvuga kubana n'Imana mu ngoma yayo. Ubwo bumwe nibwo Kristo yatuzanye.
yabaye ngombwa rero ko amena amaraso ye, abo muri iyi si bakagira ngo aratsinzwe birarangiye, kandi nyamara ahubwo yari atsinze, kubera ko yemera kumena amaraso ye kugira ngo y'abandi atongera kumeneka, yaragaragaje ko yaje kuba umuhuza wa bose. Izindi mbaraga rero zituma abo bantu babishobotse, abo bantu babishobozwa n'iki koko? Kugira ngo bashobore kujyana avuga ati ibiri inyungu z'abandi ntacyo bimbwiye, icyo ndeba ni uko abantu bose bashobora guhura. Babishobozwa n'imyumvire y'icyo bita urupfu. Imyumvire y'icyo bita urupfu. Turabona burya hari imyumvire igira ubutatu ivuga gukira urupfu. Batatu. Bwa mbere ni ukwirinda, cyangwa se kurinda ikintu cyatuma upfa nyine ku buryo bw'umubiri, ukirinda ku buryo ushobora kutahita uca mu rupfu, ariko amaherezo wari ugutegereje. Uburyo bwa kabiri ni ukuba ushobora gusengerwa hakaba igitangaza. Wenda umuntu yari yapfuye, byabarazaho n'abandi, ushobora kugera muri urwo rupfu ariko ukarurenga kubera ko wagarutse muri buno buzima bwo kuri iyi si, ariko amaherezo n'ubundi ruba rugutegereje. Bwa gatatu rero ni uguca muri urwo rupfu kugira ngo ushobore gutanga ubuzima. Rero birakomeye guca mu rupfu kugira ngo utange ubuzima. Abantu benshi iyo uvuze gutyo bahita babyumva. Umubyeyi kugira ngo abyare umwana agere kuri iyi si, aca mu mibabaro idasanzwe yiramukwa, akaba nk'upfuye kugira ngo umwana avuke. Noneho nyuma yarwo akavuga ati burya bwose ubuzima bugomba kuboneka ari uko habanje kuba igihe cyo kubabara. Turibeyo no mu Bukristo bwo ni ibindi cyane, kuko abatagatifu benshi bagiye bicwa, nibyo bavuga ngo amaraso y'abatagatifu ni umusemburo w'Ubukristo, bagatanga ubuzima akenshi biciye muri iyo nzira. Yezu rero ariko byamugendekeye. Yezu yagiye kenshi yirinda, bakamuhiga ngo akabacamo akigendera, agira abaho ubuzima akiri muri buno buzima, ariko nawe aduha ubuzima nyakuri ari uko abanje guca mu rupfu, yamara kurunyuramo akabona guhuriza abantu bose mu buntu. Iyo myumvire rero y'urupfu ituma abantu benshi bavuga bati aho kugira ngo abantu bagumye gupfa batabizi, bari kwicwa n'amacakubiri, bari kurwara indwara z'imitima, bari kurwara indwara nyinshi kubera ubwoba bwamaze kubarenga, noneho nabo ngo bari kwizamura wenda bikomeza bakira bagira bate, nabo ntibariho kubera ko bari kwiyahura, cyane cyane ko muri iyi si burya nta n'umwe utishyura. Noneho wowe ukavuga uti ngiye kurwana urugamba rutamena amaraso, kabone n'ubwanjye yameneka kubera ko nzi neza ko ubuzima bw'iteka buntegereje, kandi kaba azi ko nimara kugera hejuru hari abantu benshi bazahura. Iyo myumvire rero ni impano y'Imana. Niyo mpamvu aya masomo y'uno munsi ari aho ngaho atubwira twinjire mu isezerano rishya. Isezerano ry'Abayahudi nabivuze yari ryanditse ku mabuye, irya Kristo we ari kubyandika mu mitima, kandi mu mitima yose kugira ngo urusheho guhura, urusheho gukundana. Bakristo bavandimwe, cyaduha ngo iyi minsi ya Pasika yegereje, cyangwa ibyumweru biri imbere bitegura ku munsi wa Pasika kugera, uwo mwanya wo kurebera urupfu hejuru y'urupfu, kabona ubuzima hejuru y'urupfu, uwo mwanya wo kwakira imibereho mishya muri Yezu Kristo, ariko cyane cyane uwo mwanya wo guhirika inkuta mu mitima yacu, inkuta zo gutinyana, inkuta z'ubwoba, inkuta z'inzangano. Siko abantu bafite ikintu cyitwa ubwoba bw'amarozi, ku buryo babona ahantu hose ngo bari kundoga. Abantu bafite ubwoba bwo kuba bafite abantu babaneka ku buryo aca ahantu akavuga ati uriya muntu ari kunshakaho iki ngenda inyuma. Abantu bafite ubwoba ku buryo atinya n'umuntu, umugore babana, umugabo babana, abana yibyariye. Ubu bisobanura ko izuka ntabwo ryari ryinjira mu mitima yacu, kuko nihaboneka benshi bashobora kurebera ubuzima hejuru y'urupfu rw'umubiri, bizatuma benshi cyane babaho bishimye, kubera ko buri wese azaba amaze kubona ko hirya y'imva hari ubugingo. Iki cyumweru rero ubwo Kristo abidushishikariza ati ngiye koherezwa kugira abantu hejuru y'abantu bose banyegere, akanatubwira ati
ubwo batangiye kunshaka n'abanyamahanga igihe cyageze, natwe bavandimwe b'umwanya wo kurushaho gushaka Yesu. Iyi nteruro y'Abagereki nawe ujye uyisubiramo kenshi. Ndashaka kubona Nyagasani. Turashaka kubona Yesu. Kuko ibigirwamana byo ni byinshi cyane. Abagereki bakurikiye basengaga ibigirwamana. Ibigirwamana biri munsi ni byinshi cyane, ariko byose ni ibyo kutuyobya gusa. Turashaka kubona Yesu kuko ari we Imana y'ukuri. Turashaka kubona Yesu kuko ari we wirukana ibyo bigirwamana byose abantu bihambiraho, bakarangiza n'ubundi mu bwoba, cyangwa se bakabyihambiraho bakabaho kumena amaraso y'abandi. Turashaka kubona Yesu kugira ngo dushobore kwinjira mu ngoma y'umucyo yaduteganyiriza. Urwo rugendo se muvandimwe nawe urarufite? Niba urufite rero vuga nk'Abagereki. Turashaka kubona Yesu. Babibwiraga Filipo, babibwira na Andereya. Uyu munsi kugira ngo tugere kuri Isomo guca ku bigishwa, tunaca ku ntumwa ze, iyo ntumwa ni njye, iyo ntumwa ni wowe. Uwabatijwe wese ashobora kugeza abandi kuri Yesu, cyane cyane ba bandi bakigendera mu mipaka bumva ko ariyo nzira hari yo kubaho. Uwo Kristo dusenga rero nabaho umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ndabifuriza mwese icyumweru cyiza.